mfite intego imeze gutya, ndareba Yesu niwe ntumbiriyeho, nambwira kujya aha nzajyayo, nambwira kuvuga ibi nzabivuga, nambwira kujya ibi nzarya ibi, ariko mfite icyo ngamije. Haleluya! Nimuhaguruke mufite intego. Elisa haguruka afite intego. umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe. Muraho neza? Amahoro y'Imana bane namwe, ndabashuhuje. Abandi tudaherukana ndabayambiye, mugubwe neza. Ndabishimiye kandi ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere mbanze mbifurize ko mugira umunsi mwiza. Abababaye nimuhumure, ntago ariko bihora, ejo muzishima. Abishimye kandi ibyishimo byanyu nimubikomeze, Imana y'amahoro ibanezererwe. Ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge. Nyakubaha Imana, turagushimiye, turaguhimbaje kuri kumwe natwe. Tegeka uganze, ukuboko kwiza kw'Imana kutugwe neza. Umwuka wera w'Imana tuyobore, avuge kugira ngo twumve ijwi ryawe. Urakoze Mwami kubanye natwe muri iki cyigisho, tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nzanye ijambo riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni igice cya 13. Imana ishimwe. Igice cya 13 umurongo wa 20, twumva ijambo ry'Imana. Haranditse ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwira amagufa ya Elisa. Ako kanya umuntu arakizwa, arazuka, arabaduka, arahagarara. Imana ishimwe. Reka nongere mpasome. Bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu muri icyo gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa. Ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Nimumvugire ngo amena. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndashaka ko dukizwa kugeza ku rwego yaba umubiri wawe ugasabwa n'agakiza, ugasabwa n'imbaraga z'Imana. Iri jambo nararyumvise, nitegereza uyu mukozi w'Imana Elisa, uburyo Imana yamuhamagaye kandi akitanga wese, yaba mu buryo bwo kuyikorera, mu buryo bwo kuyumvira, ahagurutse. Imana ishimwe. Yitegereje umukozi w'Imana Eliya, areba uburyo Imana imukoresha, afata icyemezo cyiza, aravuga ngo nanjye icyama, yifuza neza. Haleluya. Icyama nkahanura nk'uko Eliya ahanura, icyama nkakorera Imana nk'uko uriya Eliya bikora. Yifuza neza. Amaze kwifuza neza, arahaguruka, aramukurikira, akajya akora igitangaza, akakibona. Uko yagendaga nawe akaba ariko agenda. Aravuga ati ibishoboka byose ndagenda gutya, ndamugendaho kuzageza igihe nanjye mbonye ku mwuka uri muri Eliya. Nimumvugire ngo amena cyane. Haleluya. Higize ishyaka ry'ibyiza, ukavuga uti ndahagurutse, mpagurutse mfite intego, mpagurutse mu gakiza mfite intego imeze gutya, ndareba Yesu niwe ntumbiriyeho, nambwira kujya aha nzajyayo, nambwira kuvuga ibi nzabivuga, nambwira kujya ibi nzarya ibi, ariko mfite icyo ngamije. Haleluya. Nimuhaguruke mufite intego. Elisa haguruka afite intego, aravuga ati ndumva nifuza kubona ku mwuka wa Eliya uko yabyifuje. Imana iramureba, ishyigikira icyo cyifuzo cye.
haleluya. Abafite icyifuzo cyiza nk'icya Elisa, bafite icyifuzo cyo kuzura umwuka wera, bafite icyifuzo cyo guhanura, bafite icyifuzo cyo kwerekwa, bafite icyifuzo cyo kuba bavuga butumwa, bafite icyifuzo cyo kuba abahanzi bakomeye bakaririmbira Imana, bagakorera Imana. Nimuhumure, Imana ibona ibyifuzo byacu ikabishyigikira. Nimumvugire ngo amena, haleluya, haleluya. Imana igireba ishyaka ufite, ikareba urukundo uyikunze, ikareba icyo wifuza, ikakiguha. Imana ishimwe. Elisa aravuga ati ibishoboka byose nzabona kuri uriya mwuka Eliya ari gukoreshwa. Eliya Imana yamukoresheje ibitangaza bikomeye. Hanyuma Elisa nawe ngo Eliya agiye gupfa, hanyuma Elisa aramukurikira. Abana b'abahanuzi bakaza bagakinege Elisa bati ni ukuri Eliya agiye kugukurwaho. Akababwira ati nimuceceke, ibyo ndabizi, nzi icyo nkurikiye, sinziriye afite icyo nokeje. Haleluya. Abasinziriye bafite icyo bokeje, nimukomere munambe ku Mana. Imana izaguha icyo umutima wawe ugize gute ushaka amunambaho. Nuko ngo Imana igiye kumucyura, igiye gucyura Eliya ngo arambuka ajya ahantu hakurya. Nuko ngo abaza Elisa ngo ubundi urashaka iki? Elisa aramubwira ati ndashaka umugabane ku mwuka ukurimo. Harangije amuganga usabye ikintu gikomeye, ngewe sinakiguha ngo bikunde, ariko ngo kubera ko wizeye nugomeza kumbona ukambona nyigukurwaho ukanyitegereza gusa, ibyo wasabye uri bugire gute, uri bibe mbese nuba maso ugakurikirana uko ibintu biri bugende, ukaba maso ukarindira wizeye, icyo wasabye uragira gute urakibona. Niko byamugendekeye ngo haje amagare y'umuriro, haje inkubi y'umuyaga. Agiye kubona umukozi w'Imana yari yarazamutse, aratumbagira, aragomeza arareba. Agiye kubona umwitero Eliya yakoreshaga ibitangaza uramanutse. Harangiza arawufata aravuga ati haleluya, ati icyo nashakaga ndagishyikiriye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Reka mbabwire, nimurindire, mube maso, mutegereze icyo washatse kuwiteka azakiguha. Uwiteka ajya areba kwifuza kwawe, akareba inzozi zawe, akareba ngo nicyo ushaka kuzageraho, hanyuma akakiguha. Nimumvugire ngo amena. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Elisa rero Imana ishimwe yafashe wa mwitero ngo aragenda agera ku mazi ahandi Eliya yakubiseho amazi agatandukana bagacaho. Akubiseho abona birakunze, atangira gukora imirimo n'ibitangaza. Yagiye akora imirimo ikomeye, Imana yamukoresheje byinshi. Imana yajyaga imubwira ibitero biteye ubwoko bwayo akabibahishurira. Imana yamukoresheje byinshi. Rero twasomye ngo yagomeje kubana n'Imana ageze aho apfa. Baramushyingura, ariko bamushyingurana Imana. Haleluya, haleluya. Umuntu w'Imana no mu rupfu baragendana. Muzamurire Imana amaboko, haleluya. No mu rupfu ngo tuzaba turi kumwe. Yajyanye wa mwuka, hagenda arimo Imana, hagenda umwuka w'Imana uko erega ngo ntago twebwe dupfa, turasinzira. Bageze kuri cya gituro ngo abantu ngo bari bateye Samariya, ngo harize igitero kiraza. Kwa kundi nyine abasirikare baba barwana, ujya kubona ukabona isasu cyangwa umwambi rikubise mugenzi wawe akaba arapfuye, abandi bakaba baratabaye, bamwe bakaba bafashe ikiriba niko bakita cyangwa umubiri bakabashyize ku bitugu bakaba barakomeje. Nuko urugamba rwabagendekeye ngo umuntu arapfa mu gihe bari bamujyanye, bari ku rugamba bagenda, ngo bakandagiye ku gituro cya Elisa. Nimuvugire ngo amena, haleluya. Bagiye kubona babona igituro hahandi yarashyinguwe, babona harakingutse, babona umugabo, umuntu wari uryamyemo. Ntabwo nzi niba ari umugabo, sinzi niba ari umukobwa, ariko yari umuntu. Ijambo ry'Imana ritubwiye bagiye kubona babona avuye mu gituro. Yari ngo bari bakandagiye cyangwa se bari bajugunye uwo mubiri
kuri icyo gituro cyande cya Elisa. Hanyuma amagufa arimo, haleluya, wa mubiri urimo Imana kugeza no mu rupfu. Wa mubiri ni wakoze ibitangaza, ariko Mana iki gitangaza kirakomeye. Tubyumva nk'amagambo tukumva ni ibintu byoroshye. Ibi bintu ntago byoroshye, nawe ugiye kubibona ahubwo wakiruka ukavuga ati ni umuzimu cyangwa ni ibiki. Ibi bintu ntabwo byoroshye, iki gitangaza ntago cyoroshye. Umva gukizwa rero, umva kubana n'Imana rero, ngo no mu rupfu tuzaba turi kumwe, haleluya. Ugomba gukizwa, ngo ijambo ritubwira neza ngo Pawulo nawe yubashye Imana, barakizwa na ziriya ntumwa, kugezaho ngo abantu bajyaga kuza bagafata imyenda yabo bakayitwara, bakagenda bakayikoza ku barwayi, bakagira gute, bagakira. Umva agakiza, umva imbaraga z'Imana. Turakwiriye gukizwa, turakwiye kumvira Imana, turakwiriye gusenga kugeza ku rwego umwuka w'Imana, umuntu wese byibuza n'uwakwifuza kumva uvuze gusa agakira, kuko yizeye imbaraga z'Imana zikurimo. Imbaraga z'Imana zari ziri muri Elisa, izo nizo zazuye uyu muntu. Haleluya, haleluya. Yesu yigeje kubwira abigishwa, arababwira ngo nimunyizera imirimo nkora namwe muzagira gute, muzayikora. Ariko reka nsoze mbabaza, murakizera ko Imana ikora? Rero hari abantu bajya babona Imana ikoze ibitangaza, abantu bakabasengera bagakira, bagahita bayita imirimo ngo ni y'abadayimoni, ngo ni Satani. Kuki twahaye Satani imbaraga kurusha Imana? Nawe mujye mubireba. Ubu ngubu hagize nk'umuntu usenga umuntu akazuka, baba bati ni abadayimoni. Tibiriya ntibishoboka, kuko kwizera ntako dufite. Yesu yaratwigishije ngo nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo twabasha kubwira umusozi ugashinguka aho uri ukajya ahandi. Imana nitwongerere kwizera, Imana nitwongerere gukizwa, kandi dukizwa kugeza ku rwego no mu rupfu uzaba uri kumwe n'Imana. Haleluya. Umva wa mukozi w'Imana we, wa muhanuzi we, umva wa mutambyi we, urakwiriye gukizwa. Mbese n'imyenda igakizwa. Niba abantu barafataga imyenda ya ba Petero, bagafata imyenda ya ba Pawulo, bayikoraho bagakira, ahubwo se reka mbanze nkubaza wowe, ahubwo byibuza imyenda yawe wambara byibuza irahesha n'Imana icyubahiro? Imana itugirire neza. Munyemerere rero, iri jambo ryafashije cyane, kandi iri jambo ndumva twakuramo ibintu bigira nko kuri 4 by'ingenzi. Icyambere nuko Imana yacu ishoboye byose. Niba mubyemera muzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishobora byose. Icya kabiri, umuntu yizeye nta kimana itazamukorera, nta n'ikimana itazamukoresha. Niba Imana yarakoresheje aba batubanjirije, tukabona ibyo Imana yabakoresheje, ijambo riratubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo yasenze ahagarika izuba, ahagarika imvura, aravuga ngo imvura nihagarare, arayihagarika amezi 3 arashira, imvura itagwa. Yari umuntu nkawe. Birashoboka, Imana yacu irashoboye, kandi noneho birasabwa ko tugira gute, natwe tuyizere. Icya kane, Imana yacu ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira. Niba ibasha kuzura abapfuye, n'ibibazo byawe ntibasha kubikemura, ubwo icyo tukigira icya gatatu. Icya kane twakuramo, mureke twese abumvira ijambo dusaba Imana ngo Mana twongerere kwizera. Mbese duha agakiza kivugira. Haleluya, haleluya. Mbese agakiza kavuge, agakiza kavuge, ibyo twambaye bivuge, aho urira havuge, uko ugenda havuge, byose byerekane ko turi abakozi b'Imana, turi abantu b'Imana. Niba umuntu abasha gupfa amagufa ye akazura uwapfuye, noneho twebwe turi bazima tukaba umva nta gitangaza, nta namba, kwizera kwacu ni guke. Mureke dusaba Imana iduhe kwizera. Haleluya, haleluya. Imana nitwongerere kwizera. Ikindi cya kane nabona twakuramo muri iri jambo ni ukumenya ko umurimo turi gukora uzagira iherezo. Uzagira gute? Uzagira iherezo. Umenye uko uriho uyu munsi, ejo ahawe bizaba byarangiye. Ntuvuge ngo ngewe wenda kuko nkorera Imana ngo ntago ngo ngewe ngo igihe cyo gupfa cyanjye ntikiragera.
none se niba Imana yaremeye n'aba bakozi bayo igihe cyabo kikarangira bagataha, wowe wishingikiriza iki? Hanyuma kubimenya no kubiha agaciro bitume uvuga ngo ukore nk'uwihuta, cyangwa se uvuga ngo Mana nshoboza nkora imirimo yanjye hakiri ku manywa, nkora imirimo yanjye igihe cyanjye kitararangira. Nagira ngo mbabwire ngo ijoro rirakuze burenda gucya, twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo. Nimugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Mbese nawe urifuza gukira? Izere. Mbese nawe urifuza kugera ikirenge muri aba batubanjirije? Soma, wumvira ijambo, hanyuma nawe usaba Imana agakiza, impano, ibyo Imana yaguhaye, mbese bikore kuzageza no mu rupfu. Umuririmbyi yararirimbye ngo no mu rupfu tuzagendana. Imana ishimwe, no mu rupfu uzaba uri kumwe n'Imana. Munyemerere dusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Iyo twumvise ijambo ryawe riratunyura, ritubera ibyo kurya byiza, riraduhumuriza, rikatwereka kuri Imana ishoboye byose. Iki gitangaza wakoze ugikoresheje Elisa utakiriho, wasinziriye, uyu muntu akazuka, ni igitangaza gikomeye. Icyama ngo abantu bumvira ijambo, bumve kuri Imana ishoboye byose, ko n'ibyapfuye kuri twe, ko n'ibyananiranye, ko n'ibimaze igihe kirekire ubasha kubizura Kristo. Kandi ndasenze ngo bamaze kukumenya utwongerera kwizera, nk'uko ari muri Elisa, nk'uko ari muri Eliya, nk'uko ari mu batubanjirije. Ibi tubisoma ngo bitubere igicu cy'abahamya, tubashe kugera ikirenge mu cyabo. Turasenze ngo utwongerere kwizera. Nsengeye kandi abantu bakeneye kubaho bamaze gupfa kandi bapfuye bahagaze, turabasengeye ngo ubahe gukira, ubahe ubuzima. Urutera isarahari ni Kristo, habasha kuzura n'abageze mu rupfu. Turabasengeye ngo ubahe ubuzima, abamaze kugwa mu byaha, abamaze kuva mu byiringirwa, abamaze gutakaza kwizera, ubagarurire kwizera, ko nibidashobokera abana b'abantu ku Mana bishoboka. Turagushimiye kuko uzi imirimo ikomeye. Ku muntu wese uzumvira iri jambo azahagurutswe naryo, azakomezwe naryo, kandi ibisubizo bye azabyakire kubwira ijambo. Senze shima nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mugubwe neza. Nugera kuri icano yitwa M.Fortune, ujye utera agatebe wumva ijambo ry'Imana, hanyuma numva ari gufashije urifashije bagenzi bawe, wandike hasi muri komenti utubwire, hanyuma usharinge uhereze inshuti zawe. Tugomeze twamamaza ubwami bw'Imana. Fasha kubwiriza. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimira.